ndumva ubugome bunyakama kubera umubabaro natewe narize amarira menshi nyuma ndira amaraso nyuma y'amaraso ninjiye mu mazi abira mfite umutima w'ingona ebyiri amakuru yawe amakuru yanjye ni meza iminsi myinshi pe iminsi myinshi mbona n'ubu mufite amakuru meza nakuboneye akazi ndahira mva gusa nyine ni keza mana wivugisha ukuri mva nakuboneye akazi keretse umbwiye niba uzagakora uzajya uza nka rimwe mu cyumweru uyu ntabwo nafunga akazi ukuntu ngashaka ndabizi nyine uri umushomeri nyine urashomye niyo mpamvu nanjye nagutekereje mwumvaye nawe ninkabona nkubwira cyakora wagira inshuti yagira nkawe umva sa ubwo nahagana isa aho umva ni ahantu nyine nakakuboneye umbwire wowe niba uri redi naguha nimero mukavugana warangiza ako kazi ukagakora nta kibazo urabyemeye wagakora ndabyemeye pe umva nyine ubwo ndi burebe ukuntu ngo utunimero kugira ngo ako kazi ubashe kugera ahubwo sigwemaye muri bite ni byiza ko wicaye aha ngaha se ni inkuru ndende byakugendekeye biteze ntawabivuga ye ngwino tugende mu rugo dore mu rugo wanjye hano hirya ntabwo ari kure yo kureka kwicara mu nzira urakoze ako ndeba ufite ibibazo byishira rero hariya ahantu ukuye wahageze ute nyine nahaje ni umukobwa wanzanye aje kunshakira akazi witwa Rimwe wa undi duturanye uri iwacu none se arakuza ntabwo utari yakunzira wahora n'icyo wamuntu ye nyine yanzanye aje kundangira akazi ariko byarangira ntaye hariya hari inenzi uzi ko ari indayi n'ahangaha wowe ntabwo nari nese yankuye mu cyaje kundangira akazi ibyo sinari kubimenya rwose yakuyeho neza burundu urumva arasambanya kurusha isazi dore aha niho nibera rero ahangaha niho nibera nyine rwose ahangaha nta handi ariko ndabona nta kintu ubaye nubwo yakurangira akazi ahora neza se nakabonye nyine urihangana ntacyo urabura turaba turi kumwe hano nta kibazo uzaba ugashaka akazi kuko nta tike mfite ngo ntabwo musubire mu cyaro rwose mwese ubwo biragenda urabura ahangaha nyine nzagushakira akazi mbana nawe umurisa umenye ko navuye mu cyaro mukuru ntabwo ubyibuka shatse kunga ko nanyaye bya mu rukundo nese bya bitwaye iki kankubwiza nzagukunda ariko convention yabaye nyakazi ariko Kigali yabaye mu cyaro nanya barango yakama oya umurisa ibyo ntabwo ari byo ntabwo byaba ari byo urabizi ko nagukundaga no kuva mbere hose turi mu cyaro naragukundaga urabizi nuko ubwo mugeraho mukirengagiza
ngaho genda ndebe none ufatiranye n'ibibazo we ntago umfatiranyije n'ibibazo akorabise ko nabo so bize ntabwo byakunda oya nukuri pe bitekerezeho nanjye sinkubwiye muri tufata umwanzuro kano kawe ntabwo byakunda bitekerezeho rwose ntabwo byakunda turi nta nibereye mba mvuye mu kazi nkora akazi kose niba unyanze wanze ko dukundana va mu nzira nigendere no kwiryamira ndinaniriwe ubwo subira hahandi nagukuye umva ngaho gafata ubukati avugana nawe iki wabyemeye ncara umbwire nubwo nta kibazo nta kibazo ubwo rero nyine nta kundi nyine uko byose tugende turi hano n'iwanjye nta kibazo nawe nyine umva ntabwo uri umwana kandi ntabwo uri mushiki wanjye sibyo Sheri umeze ute? Umeze uko ubibona. Nisi ko ndeba urimo uravuga nabi byagenze gute? Kuri kumbwira nabi. None nkubwire neza kubera iki? Ibyo wanyise ntabwo bizi. Amakuru wenda afite urambaza turanshaka. Nisi ufite ayahe makuru? Mbwira. Umva mbwire wa mukobwa. Ibyo wakoze ntabwo byagwaje. Nakoze iki se ntabwo mbizi. Ibyo uranshaka iki? Nagukoreye iki? Gusa kanya wakitwa imukakazi babyemera? Nabyemera ariko kuko ngukunda. Kuko Nisi uri kunuka ngo ndi imbwakazi. Nyenyenyenyenyenye. Sha wimbwira nabi. Umva nkubwire Mireye. Reka ndagukunda. Wibutse ko nitwa Ephraim, reka ndagukunda. Nuko urankunda Ephraim. Wavuze ko inungu yikunda. Oya ntago wabimbwa. Ephraim ntago urimbwa. Ushaka iki ndekuraho? Uramfata urumurisa? Umurisa yaragusize yarigendeye. Umurisa yarashatse amakuru ndayafite. Afite umugabo. Umurisa yagize ite? Umurisa yarigendeye ninjye wagukundaga nakubaga hafi ariko nyenyenye yaje azagaruka kenda cyamukunda. Ephraim please ndakwinginze. Bitekerezeho. Me agenda ngo nikicakagiramo umurisa erega amakuru namwe yawe yakira nakira waduteranya ngo wasanga n'ubu ngo bari byo urimo. Ntabwo naguteranya urabizi. Ushaka iki? Kintu nshaka ni wowe. Naro wakuntumye ndumva wagenda ukamubwira ko ntahari. Burya ndagukeneye ubyumve kandi ndagukunda Ephraim kuva kera. Umurisa yarashatse umugabo. Yarashatse. Ariko mama rukundo rwanjye rwa mbere Ephraim ndabona aracyankunda avuye kumuvutse ndatumbereye Mireye ari kunyirataho ndaje ndumubakane iyi mpeta nzayikuramo niyo naje kumujijishaho nzambara yanjye na Ephraim ko niyo nakunze minuko yahumuye ko se mada imyenda ikwehera ariko nta kibazo mfite Ephraim nzi ko twabanye avuye kumujijisha kandi ko kwambara
ariko urabona ko mfite umugabo narasezeranye njyewe nawe mfite umugabo nta kibazo mfite umugabo ndarota ndi kureba nahumye Efurema kugura imyenda stili imeze gutya ikintu dukopera nuko twigeze ku nshuti gusa njye mfite umugabo ariko ntabwo urabona ko mfite impeta akoze ko ujyure n'indaya nayo ngeze waje kuntwarira umugabo waje mu rugo rwanjye kuntwara umugabo uracyanashimangira ngo Efurema nankunda kandi kwereke ko nanayikuyemo ubundi wanyibeshye ngiye gukaraba ngo cyane neza umeruka cyagiye ndaje duhangane wagize ko ari mu zanzanye hano ngiye nyivanyemo nzambara impeta na Efuremu ndaje duhangane ntwara urukundo rwanjye wowe baragushutse umva amadayi isogoro ntabwo igiki woga wenda wikubisha na sitruwaye ugire gute ntabwo uzantyana kandi ntabwo urugo uzarumbana watangiye kumbona ariko ndaje ngo cyane rega naje ubundi Efuremu yarankunda gurabizi yankunda kudahari kugira ngo umone waranshutse urandoha ariko nari ngiye kwiga ariko ndeba ubyutse uryamye aha ngaha ara ndananiwe uraniwe se wakoze iki kubwo ntabwo ubibona biki se mbona aho kwirirwa uryamye aha ngaha ibyo ntabwo bizavamo ushobora nagwaye igishoro ngo ujye gukora waba wirirwa uryamye aha ngaha twazatungwa n'iki kungangisha aho ngo uratwite ni umwami se utwite ni meya twite igiki ku buryo utajya gukora reba igishoro rero nagwaye 10,000 byo kujya gucuruza imbuto none utangiye kuzirira ariko sinaguze ko umuntu atwite akeneye kurya imbuto oya ari amafaranga yo gucuruza ntabwo ayo kurya ntabwo ari ayo kurya umbabarire rwose uyu mwana waba utwite saba azaba perezida reka ntabwo nabyihanganira wapi cyangwa umbwire mwikuriremo avemo hatangira ndira igishoro hataragera amezi 5 akiri muri 3 yazajya mu mezi 9 se reka wapi ntabwo byakunda umbwiye mwikuriremo cyo byagaci ariko se frere biriya yakundegeye watunga abagore babiri gute munsi imwe wabatunga ute koko ubona atari amakosa umva Janvier ntukajye wita ku magambo y'abagore urumva uriya mugore wa mbere niwe nakundaga cyane sinzi namubuze ukuntu ariko nanone ntabwo namureka ngo agumye yandagare ku gasozi urumva ngiye kumufasha mugurira ibyo mugurira ngumane uriya Mireille ni mubi none se nk'umuntu wamaze kugera mu nzu bose bakaba bari kumwe urumva uzamufata umusohore agukundire nzamushyira mu gikari hariya mucumbikire ahabe niba na ngombwa muhe n'icyumba muhano nacyo kirahari nawe ahabe umwe tuzarebe ariko birumvikana ko uzaba ukibatunze ari babiri n'ubu utabasha kubyumva yuko bazaba ari babiri urimo urasa naho ushaka kumushyira ku ruhande ukamwika ko utamukunze ahubwo ukunze Mireille sibyo Mireille twabyaranye abana 3 ntabwo ari we nasohora
ngo ndekuriye bombi ni abagore yenda umugabo uriya ngomba kumufasha uko nshoboye noneho na Mire nawe mufasha uko nshoboye kuko yambyariye abana ndabyumva ariko hari n'ikibazo ikihe ntabwo niyumvisha ukuntu abagore babiri babiziranyeho yuko bahuriye ku mugabo umwe bashobora kubana mu nzu imwe ngo bishoboke uw'amateka uzaza usange baroganye uw'amateka ntabwo yazi oya ntawe uzica undi n'umunsi yewe nzabamanaginga bombi n'abana banjye kubera iki uriya wa mbere niwe nakundaga cyane noneho nza kumubura mbura na Mireye ndamurongora ariko ugiye kumbwira ngo abagore babiri se bananira njyewe bakunanira buriya abango nta nkuru ebyiri mu gihe none se yaje kukuregera wowe kugira ngo umucyure nimwirukana uzamucyure njye yambwiye ikibazo yahuye nacyo kandi nanjye koko numva nicyo wamushatse wamurambagije wamukunze umubwira yuko rwose nta kibazo muzagirana none umuzaniyeho undi mugore atarazi kandi utaranabimubwiye ikintu cyambabaje urakizi ni ukubona umurisa aza nkasanga yicaye hariya hasi noneho Mireye yicaye ahangaha wicaye n'umukobwa we hano bamusuzguye bamugize zero birambaza reka nkubwire ngewe ibyo ngomba gukora ni ubizi ibindi 1.3 c'est tout umva ni siporo mbamugera akuriye kuri byakaguraho ngo nabuza nkura nkora wigije sefemu efureme amama oya ngaho mama oya ngaho ngere umuhamagara